muri ready? Yego. Ngiye kubabaza ibintu bibiri. Mugiye kunsobanurira ikizeneko icyo ari cyo, muwe mugitekerezaho muraza kumpa igisubizo nyuma. Noneho buri wese agiye kujya ambwira izina rye, twumva izina ritakwiriwe mu muryango. Aha. Ikizeneko ni iki? Ikizeneko ni ikiziriko abantu bagenderagaho kera bajya nk'Kigali wenda mbere kuko bagendaga ku kiziriko bakaguruka. Oya, waize. Ikizeneko ukuntu byumva ni igikweto bagenda bakuba kigenda kikuba mu muhanda, niko giye byumva akari ikizeneko. Oya ngo waize ifite n'amatwi. Yo kurumva ikizeneko wasanga nka cya gikweto cyavuyemo tapi cyangwa se wagira ngo sinzi ukuntu kiba kirimo wagira ngo ni ikigugu. Oya, wowe ngo waize ifite n'umuntu. Undi Ikizeneko nge uko mbyumva ni igipira cyashize. oya, wowe ngo waize ifite amenyo. Ubwo ngubwo uko ikizeneko nyumva ndumva gituruka ku ijambo kuneka. Ubwo ni ikintu bifashisha baneka ku bintu bimwe na bimwe, niko nabyumvaga. Oya, wowe ngo waize ifite n'amatwi. Ikizeneko ngiye uko nyumva ari ibyatsi bahira bakajya gusasa mu kiraro. Oya, Ye kizeneko uko nyumva nka biriya bitwi by'ingurube igenda ikubita, numva ko ari cyo cyaba ari cyo kizeneko. oya, wowe ngo waize ifite n'amatwi. Ikizeneko nge uko mbyumva numva ari amahembe y'inzovu. Oya, wowe ngo waize. Ikizeneko ndumva ari umuntu. Oya, Ye kizeneko numva ari nk'icyenda cyashize ariko kigashira nyagushira, nicyo bita ikizeneko. Ikizeneko ndumva ari ijambo rya kera cyane. Tuvuga Yesu akimara kurema ndumva ryo bavuga ati ikizeneko. oya, wowe ngo waize ifite nk'amenyo yawe. Undi Ikizeneko ndumva ari nka cya kindi ba umuntu wabaye wa nyuma mu ishuri kuko abatekereza ngo tutagira tapi. Yewe ubwo ndumva yuko ari umuntu ugenda yitonda kurura ibirenge nyine ari we bita ikizeneko. oya, undi yambwira neza. Nge numva nk'ikizeneko cyaba ari nk'ikinono cy'inzovu kubera kiba ari kinini, nkahita numva ko ari cyo cyaba ari cyo kizeneko. Oya, Ikizeneko ngiye numva ari nk'umuntu nyine w'ikinebwe agenda nyine ari urunebwe agenda azenazena mu nzira. oya ngo waize ifite amenyo. Numva ari imbwa iryana yayindi yagisaza ariko yiruka. Oya, Ikizeneko ndumva ari intoro itaruka cyane. oya, Ye ndumva ari ikintu icyo ari cyo cyose ariko kidafite akamaro. ngo waize ifite nk'amaso yawe. Ikizeneko ndumva ari nk'ikiziriko baba bazirika imbwa iryana cyane ariko yirukanka ku musozi cyane. Oya, Ikizeneko nge ngira ngo ni uruhu rw'intama. oya, Ikizeneko mba numva ari inyamaswa idahyana. Ye kizeneko numva ari nk'ikintu cy'ikinebwe nyine kigenda ari aho ngaho. oya. Undi yambwira Ikizeneko ndumva ari ipusi. ko cyabananiye. Yego. Murabana ubukwe? Yego. Ikizeneko ni inzoga batanga baha ababyeyi b'umukobwa bagiye abageni babajyanye ku rusengero. Mwabyumvise? Yego. Ngaho nimusubiremo. Ikizeneko ni inzoga ababyeyi bakoresheje ubukwe. Mwabikoze, mwabyumvishe? Noneho tugiye kubaza kuri ya ngingo twahereyeho, buri wese agiye kugenda ambwira izina, twumva amazina adakwiriwe mu muryango. Mbwira izina ryawe. Nitwa bikorwa nayo Donate. Ngaho sobanurira ni iryo zina ryawe. Nguhaye zero ifite umunwa ubumbye. Wowe se witwa nde? Majyambere Pacifique. Majyambere Pacifique, sobanurira izina ryawe. Nyine urabona izina ryanjye rishatse kuvuga yuko nyine ndi nk'umuntu ujya nka mugabwa mbere ubundi muri make mu bintu byose mba ndi imbere. Mwamuhaye amashyira. Anya ndayihada. Wowe witwa nde? Banyita Irasubiza Joseph. Irasubiza Joseph, dusobanurire izina ryawe. Izina ryanjye kuba ritanyizwa na i, ubwo nyine Imana, ubwo Imana nyine irankunda. Ndi mu muhamashiwe. Wowe nawe sobanurira izina ryawe. Witwa? Igiraneza Marike. Igiraneza Mariko.
sobanura izina ryawe. njyewe nyine kuba izina ryanjye ari Giraneza Marike, njyewe ndi umuvugabutumwa. Wowe nguhaye 0 ifite ikirizi inyuma. Aha, witwa Irumva na Sitari. Irumva na Sitazi. Sobanura izina ryawe. Izina ryanjye nuko irumva ibintu byose tuvuga Imana ibibyumva. Ni mu mama cy'isongi. Witwa Njye banyita nta cyuti Imana Bosco. Na Kiratangaje Bosco. Sobanura izina ryawe. Njye mba numva yuko nyine nta kintu kiruta Imana. Hano nyine nanjye bakaba banyita nta cyuti Imana Bosco. Ubwo urumva ko nanjye nta kintu kindu. Mwamuhaye amakira. Sobanura izina. Witwa nanjye nitwa Dusingizimana Bosco. Ngusobanurira izina ryanjye ni ugusingiza Imana kugira ngo umunezero ugaruke mu buzima twese tubeho neza. Mwamuhaye amakira. Witwa nitwa Bukuru Emmanuel. Izina ryanjye ndahera kuri Bukuru kuko urumva nta mazina abiri. Bukuru nuko ndi umuntu mukuru cyane nk'umusaza ni cyangwa nuko mba nogoshe. Emmanuel naho ni ukuvuga ngo Imana iri kumwe natwe. Gose uri mukuru. Mwamuhaye tugiye kumuha 0 ifite umufuringito, ifite urubuni inyuma. Mwamuhaye 0 ra. Ngiyo. Witwa Twagire Sotienne. Izina ryanjye kuri sobanura nyine ni ukugira Yesu kugira ngo azabane natwe. Mwamuhaye amashisangi. Yego. Witwa Njye banyita Baributsa Samuel. Izina ryanjye kuri sobanura rero njye nyine ndi umuntu yibagiwe, njye mpita mwibutsa nyine muri make. Mwamuhaye amashyira. Witwa Dusabimana Richard. Izina ryanjye kuri sobanura naryo ni uko dusaba Imana ikaduha kandi natwe tukayisingiza. mumuha amashyi. Witwa Amazina yanjye bangita Munyaneza Pacifique. Mwanya ukuntu nasobanura izina ryanjye numva Pacifique aba ari umuntu akomeye. naho Munyaneza Munyaneza numva ari umuntu wubaha Imana. ni mumuha 0 ifite igikweta inyuma. Igikweta inyuma. Witwa Nyanyindi Karisiti. Izina ryanjye ni iry'abasaza rwose, njye sinabona nuko risobanura, njye sinanarikunda. uri umusaza. Njye ntabwo ndikunda, ni icy'abasaza rwose. Ikizina cyanjye ntabwo nyemera. Ikizina cyanjye ntabwo nyemera. Twumvaga yuko n'ubundi bimeze kimwe n'ibyo mugenzi wanjye yaravuze, twamuhindurira izina kuko urumva yuko izina ry'abasaza kandi urabona aracyari umusore. Oya nguhaye 0 ifite ururizo. Nanjye nk'izina ryanjye mwarihindura rwose mukashakira irindi zina. Iki kizina ni icy'abasaza rwose, njye narwana na cyenda. Oya nawe nguhaye 0. Undi Nyine nagira ngo mabwire nyine yuko ngiye nkuko nabwiye ko nitwa nta cyuti Imana Bosco, nagira ngo mbumvishe yuko nyine izina ryanjye ari ryo rikuru mu mazina yose mwakuzanga. oya ubwo se uri mukuru. Ndumva twibagiwe kuba nabibuza yuko cyangwa akangurira yuko kubaha umuntu bita Pacifique. Yaraga Pacifique n'abantu bari mu rugero rwo hejuru, n'abantu bakuru cyane. Oya ubwo uri mukuru. Ndebe uri kunureshya pe. Ukura ntabwo ari ukureshya, ahubwo biterwa nuko nyine uvuze nawe ariko Umva nkuko yavuze ngo afite izina nk'iry'abasaza, ndumva mwamuhindurira izina. Bakarigira bakama akazina keza rwose. Niko mutavuze ko izina rirutanye. Oya Ahubwo njye izina ryanjye niryo yarenze yose kuko twe duhita tugira Yesu aka kanya. Iyo yarenze yose rero ahubwo ni muri amashyi. oya ntabwo ari Izina rikuru se mwateyemo ni irihe ngo muri tubwire? none icyo kibazo cyabananiye. yego Ngiye ndumva Rwanda amazina yose ari meza. ntabwo ari icyo kibazo turimo tubaza. noneho rero twebwe turumva iyo twibagiye kubabaza mu mazina yacu yose mwanzuye irihe zina ko riruta ayandi mazina yose. Oya ntabwo ari icyo nawe byabananiye. Yego Ikintu mwari kumbaza, ikintu mwibagiwe. Mwari kumbaza nanjye izina ryanjye. Kuki se nababajije njye nimumbaze? Ubwo mwemeye ko musinzwe muri isongi. Izina ryanjye nitwa Ndayizeye Oliva. Inyise nuko nkuza mu bwenge. Ahubwo kugira ngo urabona uko zakundusha ariko Rero bimaze iki? Bituma umuntu yirinda indwara ndetse akanigirira isuku muri make.
bigabanya impumuro mbi mu kanwa. oya bituma umuntu atagora amenyo. tagwara amenyo kuki hari abo njya mbona bagiye kuyikuza se kandi birirwa bayoza buri munsi. byubaka neza ubudahangarwa bw'umubiri ariko dushingiye hano mu kanwa. mu kanwa bituma amenyo yacu atamundwa. amundwa Bituma amenyo ahora asa neza. ahora asa neza se ko hari abo njya mbona amamesa yajeho kandi birirwa bayoza ubwo ibyo bintu murumva hari icyo bimaze ra Birakimaze. Kuko impamvu bikimaze nanjye ntarajya noza zameraga byameze nk'amamesa yayandi y'uburana y'ubutora yayandi ava ku bigori, ariko narogeje ubu ngubu ni umuhondo yaragabanutse. ni umuhondo ariko yaramunzwe. bigabanya n'ubumuga bwo gucukumbuka kw'amenyo kandi bikongera ubudahangarwa bw'umubiri. hari akantu numvise none se umuntu atariye amamesa ubwo ngubwo amenyo abura n'ubundi ubwo uyu muntu atariye ayo mamesa ubwo ngubwo njye ndumva yuko amenyo amera nk'aho yiboroshe kandi atiboroshe. Ndabona iki kibazo cyadutsinze. mwese muremeza ko cyabatsinze? yego utajubije sink'usubije ongera usubiremo ikibazo cyawe. nakubwiye ati ngewe ubwo ngubwo Munyabona abantu barya amamesa. ko abantu bamwe na bamwe batagira amamesa kandi mwe mukaba mwavuze yuko amenyo aba umuhondo bitewe n'uko umuntu ajya amamesa, abandi bakavuga yuko twiboroje ariho yareka kuba umuhondo. ubwo ntariyo amamesa siniboroje bivuze nk'amenyo yanjye yasa neza. oya ntago yasa neza kubera ni ibiryo biba byagiye mu kanwa bigatuma bikagenda bigasaza bigatuma amenyo aba umuhondo, ntago bivuze ngo ni amamesa wapi. Ikibazo cyadutsinze kidushimiriza. byabashiranye ibisubizo. yego icya mbere iyo utiborosheje mu kanwa uba ufite ibintu bimeze nk'urukoma wajya kuvuga uko kunywa amazi kubera ibyo bintu biba byarahomeye mu kanwa. icyo ni cyo cya mbere. icyaze ubwo ngubwo ko ubivuze wowe ubwo ni uko utiboroshe. njyewe ndi kumvisha ukuntu umuntu atiborosha abavuga. nagira ngo ubwo ngubwo wiboroshe wowe ukajya uvuga neza, kuvuga nabi ntibyagujobokera. kubera iki? kubera ko nyine urumva uvuga neza none wowe uhize uvuga gutya ubwo nyine nawe ntiwiborose. oya nyine mvuga neza, nyine mvuze uko nguko kugira ngo mwumvishe ukuntu umuntu atiborosa aba ameze. noneho ukometse. icyo ni icya mbere. icya kabiri umuntu yiborosa nk'iyo agiye gusekera umuntu aramusekera mu mutima hagacya akumva yagoma amusekera bitewe n'ukuntu amenyo yiwe aba ari umweru. none z'uburozo nibwo bukeje umutima w'abantu. amenyo yose amenyo yoza umutima w'umuntu. amenyo rero iyo wamusekeye wiborosa kubera ukuntu amenyo aba ari umweru we waba ubona ari byiza wagoma ukamusekera. yewe impamvu woza amenyo buriya ni ukwihemukira. ushobora guseka bwo bagahita bayangura kubera ari umweru bagira ngo bigore. wapi ntabwo yaba ari impumyi se. barahuga umusekera umuntu ngo mu mutima we haracya agahita barari bukure. aba ari bukure se ni ibijumba yaba arimo ajya gukura. none se umuntu yaba yibabariye ukajya kumwanikira amenyo ngo umutima we urahita ujya yifitiye ikibazo. icyo kibazo gihita kibagirana. kirazira ibyo ngibyo njye nta nubwo nabyemera. kiribagirana. ntabwo wibagirana ute kandi amenyo yawe adakeye? oya nakubwiye ko amenyo aba akeye. oya amenyo se oya amenyo ntabwo njye nabajije ku menyo. ngewe ndaje nifitiye ikibazo nibure nk'amafaranga none wowe ngo urahasekera nifitiye ikibazo ninza kukuguza ukahasekera ubwo umutima uzahita ujya nibagirwa yuko ufite ikibazo. Yego waseka ariko se aho kugira ngo akurubire ahita agukankamira nkaho kugusekera niyo yagusekera wasekera ku mutima wanjye wajya umaze kunyemurira serivisi nakurebagaho.
umutima wacye bitewe n'ukuntu waba wasetse ariko sinahita naza nkahita nkubwira ati mfi imbere wagakenewe njye uraza kunguza njye fungurira impundu yego nyine nakuva imbere mbabaye kimwe nuko n'ubundi niyo wayanye mukanseka n'ubundi nabona yuko wapinze waba uri musekera mu biki oya ngo usekere wageje icyazo utakinkemuriye wamenera ukanyemurira ikibazo cyanjye nese urundi urasekera ngo bimarire iki akaguhenera waba ushaka iki amafaranga mu kibuno amafaranga ndutiye amenyo yiwe uba ushaka amafaranga mu kibuno bayampaye bakampenera bitwaye iki ukakuramo amafaranga mu kibuno ubwase n'iyama noneho ugahita uhindukira ukamenera ubwase n'icyo uba ushaka mu kibuno ogeje amenyo abasha kuvuga neza ijwi rikarambuka neza nta mpino mwabyumvise yego